ubwo uwo munsi hari ku itariki 10 badutemyeho kwa ku itariki 9 nkuko nabibabwiye batwara imifuka ibiri ubunyobwa batwara iyo nka batwara 12 baragenda ku itariki 10 baza none hari rurangiza arikuraho hanyuma none uruvuga ngo bamaze kudutema badusize hari badutemeye birangiye nyuma Kamari nigeze kukubwira bwa mbere dutangira ikiganiro yaje kuzana n'abandi bantu ntazi kuko amaze kudutema urumva nahise ntabwo navuga ko napfuye ariko nahise imbaraga zishira ubwenge buratakara intege zirarangira badusiga hahandi gusa nanone ikindi kintu nari nibagiye kukubwira kubera wa mubabaro no gukunda abavandimwe banjye no kumva naje numvaga mfite amatsiko kumenya ngo ndikore biriya pe ntabwo nenze ko nzabaho ariko numvaga niyo napfa ariko nkatanza abantu baduhemukiye icyo gihe musaza wanjye bamukuraho kwa munara bakamwirukana bajya kumwica nabyutse mo hahandi njya kureba abantu biruka mbonye barimo biruka hirya kwa munara ngo duhanyemo intera ntoya itari ntoya cyane ariko ikiro babizwa haba harimo amasambu haba harimo ibiti intoki iki numvise induru ivuga imaruka hafi aho nahise nsubira hahandi bantemeye mitenisha kuko nakabuye nishushanyamo gutya kugira ngo bataza kumenya ko ngewe ndi muzima ariko muri kwa kubyuka nduka ngira ngo ndebe abo bantu narabyutse nsanga inkoko zirimo gushonda ababyeyi banjye bitangiye kuza zikaza zibashonda izimaragura inyama zabo numva ngize emotion nyinshi ndarira se ndabishoboye ndarira se ngo ndakora iki yemwe ku buryo hariho nabo naje kunyeganyeza ndavuga ko subuza barya bumva guse nta no muri mu byuki kuko mbyutse ariko nabyuka isereri kajya kuntura hasi ariko kwera bwaburaka nawo mubabaro mwinshi nkagerageza gushyiramo imbaraga zo kugira ngo ndebe niba hari umuntu muzima urimo ese ndebe bare badukore biriya nagiye kunguruka numvisha bavuze induru cyane bamanuka aho hirya y'irembo ryacu muri yasambu yo kwa munana ukamanuka ugafata mu yakarera papa wabo nahise rogenda ndisubira handi ndishushanya amagara araryana burya ndishushanya ubwinduru rero bakomeje kuvuga kumbi bari bagerekeranye ngo umusaza wajya bamwiruka nko cyane kubera ko ngo yari kwanse arimo avuga ngo azafatwa ngo nzafatwa n'abakoze siporo biti ngo zarukira kwinkomatanya ziri barabeshya cyo nta wiganye nayo nta uzi kwirwa nkanjye nubwo yaje kwicwa ahurure n'imisozi itatu yamufatanije Kayonza Rugenda bari Nyawera niwo musozi twadutuyeho nukurishuranyije hahandi ariko naje kuza kongera ndabyuka ndarwarwa nyumva yandura itakivuga ubwo nongeye kubyuka nsagaza nkuko zirimo kurya abavandimwe banjye zirimo kurya mama ngira gahinda ariko mbara nta kindi ndi bukore ntawe ndi bubwire ntacyo nimvuga na gato akamenya ko ndi muzima bakanyumva cyakajya n'umbongo n'ubundi nukuza kunogonora naragerageje ndaryama hahandi ndahatinda iserera ku muzikanzuguza naho ryamye nkajya numva yigenda inkaraga numva ariko n'intege zigenda zishira kongera karwana no guhaguruka akabyuka ndagenda ninjira mu nzu urugi bari barutemye basigaza gace gato kagara gutya ncamo mu ruhande aho ngaho ndagenda nsanga ibintu by'ibyenda byo gukorana ice by'imisambi ndaza mpera hejuru y'abantu bako zaryaka mpereraho ntangiye gutera hano mva induru numvishije rero sinzi ngo bari barimo bagiye kwica ndi nanone narongeye mtanishushanya hahandi nongeye gushaka kweguka byarananiye kugeza ubwo Kamari Pierre wawo ndi naho babwiye dukangira ikiganiro yaje kuzazana n'abantu ngo namaze gucika intege rwose noneho mbona nta bwinyagamburiro numva nta intege mfite zashize The American Story. Mbere yuko ndengaha ubu gahunda yo kwiyandikisha muri tombora ya DV Green Card Lottery yaratangiye. Ni amahirwe ahabwa abantu barenga 55,000 buri mwaka. Wasanga nawe rero wahabwa kuri ayo mahirwe ukajya gutura no gukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo ari abantu bose bazi gukora neza izi application ntibakakubeshye. Françoise twishimiye kuganira nawe reka wenda turi kuri jenoside yakorewe abatutsi nibyo yasize byumwe ko bitari byiza mu mwaka w'1994 n'uyu munsi izo ngaruka turacyari kuzibona ariko se mbere y'umwaka w'1994 byumwe ko kuri Françoise warutuye he mwe mubanyeho gute mwabana gute nabandi dusubiza inyuma ho gato cyane mu minota mike cyane kugira ngo tubanze twumve mbere y'uko jenoside iba abantu mwari mubaye gute. Urakoze mbere ya jenoside u Rwanda n'ubu n'u Rwanda ariko mbere rwose abanyarwanda mabizi ko twari dufite imibereho itandukanye ubuhinzi ubworozi akabutuzi twa leta dutandukanye ariko ababyeyi banje papa wanjye yitwaga Karihaye Godefroid na mama Kantengwa Violette twari tubahe mu buryo bwo guhinga ariko data akora muri leta twari tubanye n'abandi banyarwanda neza urumva twari tubayeho no mu buzima bwiza nta kibazo abanyarwanda basabana bakundana bahahirana batera n'ingo zitandukanye buryo bwo kurwara abanyarwanda bagahekerana bagahana inka data ari umugabo mwiza w'imfura n'ubu ngubu ugeze mu gace twari dutuye ku musozi wa Nyawera
ya secteur Nyawera, serere Muhozi, akarere ka Karukara. Ubu kabaye akarere ka Kayonza mu murenge wa Mwiri, serire ya Nyawera. By'ukuri twe tubanye neza n'abandi banyarwanda nta kibazo, uretse ko bitabujije kugira ngo wenda jenoside ijya gutegurwa, abayiteguraga bari baraho bategura ibyo bikorwa byabo by'ubugizi bwa nabi hirya iyo ngiyo kure, ariko mu bundi buzima bwose twabanaga n'abanyarwanda neza. Hanyuma ariko mu kwitegura bayiteguraga bucece batabyerekana batanabigaragaza cyane ngo bitugaragarize, ariko mu by'ukuri ntabwo byabuje kwitegura kuko ngiye nibuka mbere jenoside ho gato hariho umugabo witwa Kamari Pierre, umugabo bitarugera Inyange Sostene, nawe yigeze abwira umubyeyi wanjye papa, aramubwira ngo erega ngo kari haya ngo mwebwe ngo mukabya kuba barebare ngo niyo muhagaze mutureba mu bwobo, ngo waruzi ko kuri sese muri aba gatandatu ku rutonde muri aba gatandatu ko twashyize ku rutonde muri aba gatandatu. Papa ashatse kumukurikirana ntabwo Kamari yabashe kubimubwira kuko yakumva byari ibanga ryabo nuko yateshutse ku ibanga ryaba rimenye, ariko byaje kurangira nyine jenoside ibaye. Ariko no mu kuba Kamari Pierre ubwo yabigizemo uruhare rutandukanye cyo kora utarimo kuba yaradutemye, ariko urumva ko yarazi izo nama zagenda zikorwa, ibyagombaga gukorwa byose yarabizi, abagombaga kwicwa yarabazi, urumva ko yari mu bantu bashyira abantu ku rutonde, abatutsi ku rutonde kugira ngo bazicwe, ndetse n'abahutu bamwe batavugaga rumwe n'abatutsi. Byaje kurangira rero jenoside ibaye, naho agenda yigiramo uruhare, wenda mu buryo tubikomeze kuganira nabyo barabyumva. Tuninjira kuri jenoside yakorewe abatutsi, yagusanze hehe, byemeze gute kuza kugeza wenda ikugeze ingaruka no kukuruka kwawe? Yego murakoze. Ngo jenoside yabaye muri 1994, twebwe twamenye ko Habyarimana pesa saa 3 saa 5 z'ijoro ku itariki ya 6 z'ukwa 4 1994. Tumenye ko indege Habyarimana yahanutse kandi nawe yapfuye. Ariko cyo kora ko kanya ntabwo hahise iryo joro ntabwo hahise hagaragara ubwicanyi. Nta nubwo twebwe twahise tubona ubwicanyi bise butangira iryo joro, ahubwo hatangiye amabwiriza mu gitondo ku itariki 7. Amabwiriza ateye atya. Hatanzwe amabwiriza ntashidikanya kuvuga ko yaturutse mu rwego rw'igihugu. Atanzwe n'umukuru w'igihugu wararuha icyo gihe Habyarimana, wari wariyise muri kinani cyananiye abagome n'abagambanye. Hatanzwe amabwiriza yuko umushyitsi, umwana, umukecuru, buri muntu wese aho ari ntabwo yemerewe kuhava. Ari n'uwakuja gusuje kugusuza apfa kuba ari mu rwego rwagumaho ngaho nta kunyeganyega. Uri bwe yarenze kuri aya mabwiriza, kuri aya mategeko, siraba ngo n'amabwiriza, yaba amabwiriza haba haragishijwe inama, ariko n'amategeko kuko uwagomba kuyarenga ngomba kwicwa. Nta cyabajijwe ahubwo ariko yarenze kubabwiriza kuva mu rugo, kandi hatanzwe itegeko rivuga ko nta muntu wemerewe kuva mu rugo aho ari, buri muntu aguma aho ari. Ubwo wicaye ni wicaye, wahagurutse ni mu rugo rwawe, bikore mu rugo rwawe, ariko nuhava barahita bakwica. Nyuma yaho gato cyane nge nibuka ko nagiye Kayonza, naho njye ahantu bita kwa Paul Babinga, iwabo umukobwa witaga Tanaziya, ariko mpahungira nje mbonye imodoka mu muhanda ngiye kwishakira umuti, kubera muri 1994 nari ntwite, mfite amezi 3 n'iminsi nka 20 nari mfite ariko nari kumwe n'ababyeyi n'indi wacu mu rugo. None ntagera ngiye gushaka umuti kubera ko nari maze iminsi mvuye mu bitaro, numva ndikomeza kungwa nabi, mbese ndabona ndaca mu nzira z'intoki mu bihuru hehe, ariko ngiye kuzana umuti. Ubwo nahuye n'imodoka ziriho abapolisi, haba gendarme, ziriho abandi bagabo, abo bagabo babaga ari abintera hamwe, ariko abandi ba Sederi, Merenidese, abo ngaba hanini ni mvuga ngo ahari no mu gihugu cy'u Rwanda n'andi mashyaka yabigize mu ruhare, ariko cyane abo ngaba ni bari kwikubitira, bafite ibihiri ku mifuka hano, abandi bafashe ku modoka bambaye imvunta, abo n'abajandarwe. Bamwe bagendaga bareba hirya, bareba ku ruhande, bareba batya, bareba ko nta muntu wabasha kugaragara muri wa muhanda. Mbongo yabaga ari uwabuze abikunde bagira uwo babona. Sinzi wenda mu gace nari ndimo aho ngo naringeze, narababonye mbonye iyo modoka, mbonye n'abajandarwe kandi undi tudakunda kubabona mu mihanda bagenda kireke babaga bari mu kazi kabo, wageze kuri kaburimbo ruguru Kayonza, kandi twari dutuye ku musozi wa Nyawera, ntabwo twakunda kubabona. Hejuru ko amabwiriza yatanzwe, amategeko yatanzwe, urumva nagira nahise ngira ubwoba ndahunga. Naciye mu ntoki cyane ndahoro banturuka kwa Paul Babinga. Hanyuma rezo modoka zaratambutse ziragenda. Nza kuza no kubonamo umugabo bita Gahirwa, yavugaga aho bita kwa Kanama kuba Inyamirama. Gahirwa ngo hariho na bifu twigeze kugirana. Bajya bavuga ko ngo iwacu kwera turi abantu ngo bakomeye, ngo babakire, ngo turirata turiyemera. Kubera iki? Iwe yabivugaga kubera ko yigeze ashaka kugira ngo anterete bya basore biyandarika, bagashaka kwadarika n'abakobwa, ariko kandi nge ntabyo nagiraga. Noneho rero rwose ubwo ngubwo we ngira ngo numva nyuma no muri jenoside ho yarambize cyane ngo arambura. Uyankikira yabunyice nabi cyane ngo wumva ngo busabwanye nkabujyana. Ariko Imana yaramukize ntiyanambonye.
ubwo rero ngo njye naje kuza kugeraho nagiye gushaka umuti ariko mpagira numva umutima wankutse nakoresha iko nshoboye sinongeye guca mu nzira rwose pe. Ubwo ari ku itariki 7 nasubiye mu rugo ku itariki 8 ubwo inama zaraye ziba nijoro ku itariki 7 ku itariki 8 nibuka ko hari musaza wanjye wigaga muri Université y'Ibutare yitwaga Nshimiyimana Jean Pierre nawe bamushimu jenoside yaraje azana n'undi mwana w'umuhungu wahita kwa Musesa Rwamba yitwaga Nkubito nawe muri jenoside baramwishe. Noneho bageze mu rugo bahageze imitima ubona yabavuyemo bafite ubwoba bafite agahinda kenshi kubona umuntu w'umusore wagize ubwoba wahahamutse rwose ubona ko atari hamwe ntabwo byari byoroshye. Aratubwira ati utimwumvishije ibyabaye ati waruzi ko ahandi hantu hari amakuru adasanzwe uretse hano bitari byatangira kugaragara tubarimo barica abantu ati natwe rero kubaho n'Imana atariko dusenge gusa nta kindi. Bahageze bahamutse ubwo bavuye Butare baza kuri motari babiri sinzabyibagirwe na Nkubito. Nuko ku itariki 8 ubwo inama iraba zabaga ahantu bita ku Gitega bakondikwa ko musaza wanjye yajyanye n'umuhungu bita Ntaganda ariko ntabwo akiriho nawe bamuciye kwa Padiri Mukarange muri jenoside ajya no Nkubito bajya ahantu bita ku Gitega. Amakuru ntabwo nzabare bakwene hari ukugenda gutya bakagwa kuri za nama ntabwo wamenya buri muntu atakubwiye ntabwo wamenya uko biba byagenze ariko baragiye baza kuza kwicara ahantu mu bihuru baraceceka cyane ngo basanze hari abantu benshi batari benshi cyane ariko urumva ni inama yakorwaga yazantera hamwe. Noneho barema babonoza umugambi nyawo ku buryo hari ku itariki 8 nijoro buri gucyaka bakwikenda ni nabwo babo baje mu gicuku bujya gucya ariko baza ubona abana banegekaye ubona baregeye pe bacise intege njye navuga ko ari nk'urupfu rw'abaga rwabagezemo bose nta uriho n'uyu munsi none barapfuye muri jenoside barabishe. Ubwo rero niba babashe kuduha ku makuru bakuye muri iyo nama bumvishije ariko ntabwo zamenye ko hafa hari abantu babumviriza bo babyumvirizaga nk'uko umuntu yaza akokumvira utabizi akareba ibyuko hari nijoro nta bikorwa bakoraga ariko yari inama itegura jenoside bavuga aho bamwe bazakorera aho abandi nibo babashe kudusangiza kuri ayo makuru kuya gusangiza rero ntaho uri bwinyagamure cyari ikibazo ubwo ko yatanze amategeko avuga ngo ntihagire ugira ahwaje ubwo bakubona n'uguhita bakwica rwose ibyo byabaga unanigemwe niko nabyita. Noneho itariki 9 nuka ku itariki ubwo cyari ku 9 baje bavuye kumva ibyiyo nama sintera hamwe aho ku Gitega. Ku itariki 9 nibuka ko nibwo baje kutwica mu rugo rwacu ariko ku itariki 9 mu saa 3 zatarashyika ariho umwana bita Karindi Ngondo yitwa mama na se Karindi Ngondo wowe yavukaga ku musaza bita Bizindori na mama wabo Bibiana. Uwo mwana aciye haraje aravuga ati baba we ati mwe muri cyari mu rugo ati tugenda abandi babishe babamaze tugende duhunga tubise ntabwo muzi ko barimo kwica abantu namwe nimwe bari bice ati ngo muze duhunge. None ubwo no ku itariki 9 wa mwana haciye mu masaha mu gitondo twese turahunga pe turagenda muri kwa kugenda hakaba ari abantu bari bagiye Mukarage kwa Padiri hakaba abandi bagiye burira ibiti abantu basore burira ibiti abandi bakajya mu bihuru ariko mu bihuru ho baje kuza gukoresha imbwa baza gukoresha ibiriro bakafata ibishara by'ibirere cyari ibiti bishagara mu kinyarwanda kimwe cy'abanyarwanda bitewe n'agace kawo bakazajya babishagura ku nsina bakarasiramo ikibirite gatwe ahantu hatandukanye kugira ngo n'uwihishe bamuhishure ahandi bakajya bakoreshamo n'imbwa mufate ubwo aho uri hari abicanye hari imbwa urumva aho uri warakangwaga hakabona ubusotse mu wirukanga abantu barimo gutema afite imihoro n'imbwa ntabwo byari byoroshye. Ubwo rero twaje kuza guhunga umunsi ku itariki 9 turatatana ndabyibuka ko twaje kugabagabana amafaranga mama akatubwira ati uzabaho zabaho wenda zabura icyo yifashisha utazabaho ubwo nuko atari ko buri munacukwe ni wahishura watashazahishura wa kabiri bari kuri muntu arebe ko yashakira ko yihisha. Ubwo rero ku itariki 9 twarahunze turatatana ariko ubicanye bumeze nabi pe. Nibuka mu mureha aho ngaho hejo saa 10 hejo uwo munsi saa 10 bari bwaki saa 10 zagiye kuvuga tumaze kumenya abantu benshi tuzi umva bara baturanyi bacu serire yacu yari muhozi baturutse aho bita mu murehe ku Gitega hiryo babiyogoje amakuru yagendaga amenyekana ucitse ku icumu muri ako kanya wenda nyuma yari gupfe ariko yabasha kutugira akabasha kuduha amakuru ati kwa kana kabarabishe cyangwa kabavuyemo yirukigira bamwirukanse wenda bakabacika nibo baduhaga amakuru natwe tuhatangira no kugenda duhunga. Ubwo ku itariki 9 nibuka yuko uwo mwana ubwo yaje gukomeza ajya kwihisha ukwe cyakora twaje kumenya ko yaguye kwa Padiri Mukarange hanyuma natwe turatugenda twihisha ukwacu ariko tugenda duhura nabo batemye. Nibuka ko nahuye n'umwana aho bita kwa Kamonyo afite umudamu bita Sorina umwana waho bamutemye mu mutwe bene hano kino gisa n'icyasamye gutya kuryo re nahamutse nanjye numva ameze nabi kandi nibibaza n'iminsi mvuye mu bitaro ndwaye ariko urumva n'ubwoba bwo kuburi bwicwe ntegeza zisashize ariko gerageza kumwambura umupira yambaye upfunyikamo amaraso akajojo bari menshi ndabwigerageza wihishe ahangaha ngenda hamusiga ndagenda nanjye nihishe handi hirya naje kuza kongera kumva bamutema boroga bamunogonora. Ubwo ngubwo kwiza tariki 9 bashe kuduhishura araduhishura baduhisha ahantu hatandukanye wajya gukora ukibona wowe bagufite
nanjye nkajya kwibona nibona abandi bamfite kuko babaga ari benshi cyane. Ubwo batugaruye mu rugo batubwira ko tujyanye ku iseta tugiye kwicwa. Uyu munsi ngo ni imperuka y'abatutsi, natwe twageze kuzajya tunavuga ngo uyu munsi ni imperuka y'abatutsi. Hanyuma batugejeje mu rugo mama arabahendahenda, ariko bamwe bashwe mu kimukubita amaso barabara cyane, bamwe imihoro ikabacika kagwa hasi. Ngo ya ngo kakantengwa ntabwo twakica, mama yitwaga Kantengwa Violette, ngo ntabwo twakica karatureze katugiye neza, ngo nubwo nagatutsi kabana neza. Baho bazaniye papa yaravuze ngo uriya we n'ikijya ntajyana navuga, ariko agira neza. Papa ntabwo yakunda kuvuga y'umugabo ugira amagambo make cyane. Bamwe baravuga ngo ntabwo twatinyuka kumwica, abandi batireka rwose ntabwo twakwica, mama yaratureze yaradukuje, n'ubu ntabwo atagira neza. Ukabona bamwe barareba nk'ibikoko, abandi bacitse intege baramurebana imbabazi. Ariko gatanu birangiye, ariko gatanu ariko gatandatu harangije ubona bacitse intege bamwe, noneho abandi bicaga niba haseyemo nk'abangahe uranaho basa n'abacitse intege. Niba nabikoze rero ngo yambe yacitse akamashu ngo gupfa none napfejo. Ubwo birangiye mama aranabegera atangira gusabana n'abarabiyegereza kuko n'umuntu wabanaga n'abantu cyane pe, abantu benshi yagiraga neza abantu, nta muntu utaramuzi niyo wagira ku musozi wa Nyaruka ukavuga ngo Kantengwa Violette, nta muntu utarumuzi. Nuko ngo mama ngo tugende ngo twinjire mu nzu ngo uduhe byo kurya bajya guduha ngo usura duha iki, noneho mama ati byose birahari nta kibuze. Bagenda bafatanye ku rutugu bagenda, ariko tukumva imitima yatuvuyemo, ibyo mu ndamvaga byo rwose nk'igifamara wagira ngo babitudashyemo n'ikimo kigira gitya. Nuko tugenda binjira mu nzu badusiga imbere y'umuryango, mu rwacu bari bafite imbere mu gikari inyuma rukagira n'imbere rwose hagari cyane. Binjira mu nzu kiko nambara abasore basoza bafite imifuka ibiri y'ubunyobwa udatonoye, mama bara amafaranga mu ntoki aseka aganira nabo bose ubona kuko kwicara uyu munsi twarawurenze pe mu by'ukuri. Hanyuma bahana inyana, barayishora inyana nziza y'ishashi, twari dufite inka nziza, abaherezamo inyana imwe, hanyuma abahereza amafaranga 12,000 batwara imifuka y'ubunyobwa. Baraje baranamusezera avuga ati sinajye mwagenda ntabwo mwagenda ntabaherekeje bana banjye. Harabaherekeza bageza nkaho kwirembe imbere y'iremba aho ngaho baragenda. Ariko nubwo bari bamaze kugenda n'undi twumvaga ko tugomba gupfa byanga bikunda, kubera ko n'ahandi hari babagendaga babare abantu mo gato, ariko akaba ibindi bitero bya simusiga birimo abantu bakora icarubozo bafite umutima wa kinyamaswa, ntabwo nuko mbivuga. Urugero nifuza ko mwarubyumvamo namwe byabaye mu Rwanda murabizi, babandi batema inda, babandi batema abantu akazatema gace, babandi bazaga gufatwa ku ngufu bagasigara gutemagura, mbese kwica urubozo, kwica mu buryo bw'indenga kamere kubaje pe. Nuko ubwo munsi urarenga turavuga tuti nubwo urenze ariko ejo ntawe uzi ko bizagenda, cyane ko nta n'undi butabazi twaribone hafi aho, igihugu cyose cyari imiborogo kandi ntabo kuturengera bahari. Ubwo ku munsi ukurikiyeho wagiye gucya twagiye mu gicuku n'ubundi dusana twari buryamye, waryama ufite ubwoba uzi ko abagenzi bapfuye n'ubundi nawe mukanya uri gupfe. Twarongera turamenegara mu gicuku tujya kwihisha, twagendaga butaracya mu gicuku cyane tujya kwihisha. Tugiye kwihisha twaje kuza ngo naje kuza kugira ndaremba pe, numva ndapfuye, ndabone so gupfa no gupfa, ariko so ndari gupfa ngo mu bihuru nkazaribwa nibwa, ariko nyisha narandi kanamenya ko bakana bavandimwe banje nabandi nshobora kubona ndabanyuraho bahuwe cyangwa se babici hafi, ndabona undi n'ugupfa no gupfa sije wa mbese nanjye wanyu. Ubwo nyine naje kuza no kuvamo nihishe, ntabwo nihishe hamwe n'ababyeyi banje, ngiye mvamo ndaboneka ngende nishyiragara n'ubundi banyice, abo besha se ubundi marushuburanga cyangwa marusha ubugwa neza, ndaboneka ngende n'ubundi banyicire n'ubundi numva napfuye. Naragiye mfata agatebe mu nzu ndagasora ngashyira mu gikari, ahagaga haruguru ku nguni ya ruguru mu gikari. Ubwo naratitiraga amenyo ko mangana, tetera no mu ndumva harimo n'ubwoba, harimo yazambeho n'urume byose byagutonzeho, nuko nari maze iminsi mvuye mu bitaro n'ubwo nguko ndibwishwe byanga bikunda nabaga mbyiyumvamo. Nuko ndangije nicaraho mu gikari, nagiye kumva rumva induru ziravuga, naho induru zavugaga bari bahishuye mama, izindi nduru ivuga bari bahishuye mukuru wanjye, izindi nduru zivuga musaza wanjye wiga muri university y'Butare niba bahishuye bwa nyuma, ku buryo twamaze umwanya ku iseta wishwe n'ubwoba. Bya bindi bituruka mu birenge wamaze kumva kuri gupfora n'ababaga bafite imihoro, babaga bafite n'amaraso hano ku myenda, abandi bataruke, abandi bapfunduye amashati bakayapfundikira hasi aha amaboko bakayikora amanagana, ariko byose byabaye amaraso no mu gatuza nayo. Wabakubita amaso ukibuka abagenzi bapfuye, wakwibuka uburyo barimo kwica abantu ukumva birarangiye. Ngiye kumva ngo musaza wanjye wagomba mukuru baje kumanura mu giti, baramwize hasi baratwika ibihuru, bashoyemo imbwa, ariko musaza wanjye yari umuhungu muremure, urabona kugana yari umusore mukuru tunini n'uburebure, cyari nk'ubirabura umusore. Buriya nigeze mvuga ngo nzajya nimara kubona uburyo maze kubona umwanya, numva mutwe maze no kubona umwanya, nzajya kureba muri University y'Butare niba abakiri ba University y'Butare buryo babibuka musaza wanjye namubona n'ibyo byose nabona mifotoye. Nene wenda nibura kazamene n'urwibutso rw'ifotoye. Yari umuhungu w'umusore ukina football, ariko wundi ukina mu kibuga akafite wi yarazi no gukina cyane. Niba bazanye yitwaga gute? Yitwaga Nshimiyimana Jean Pierre. Yego. Kubone bahishuye nyuma batuzanaga rero ko bakuzanye, undi bamuzana
badushyiraga imbere y'umuryango wacu mu rugo kuri icyo gice cy'imbere cyo mu rugo ariko imbere y'umuryango kubera ko imbere handi hari hakorotiriye hariho n'urugi uwo mujya kwiseta se ngo ibyanyu byarangiye muri mwapfuye hari mujye kwiseta ngo muze ngo mazwe mu byaha byanyu batubwira ubona badukanga n'imihoro n'ayo maraso ariko kugukanga uri bupfe kugukanga utari bupfe byose n'ahandi Imana niyo yabaga ibizi ubwo twaje kuza gushyirwaho kwiseta ariko batubwiraga ngiye kubona mbona umusaza wacu bamuzanye nyuma babanje kudushyira baradutindana abandi bagasigara badukozeho uruziga baturinze bagiye umusaza wacu bamaze kumuzana umusaza wacu rero ubwo yari umuhungu ariko yagiraga ubwoba pe ndabyibuka kandi agira n'ikintu cy'ubutesi bwo kutamenya gukora akabu umuntu wo kutisekereza akavuga ati mwebwe mujye muhingisha amaboko ugeze ahingisha mu mutwe zahingisha ikaramu we ukajya nabitubwira hafi n'undi muri mazi gukora umuhanga cyane yabaga n'uwa mbere wa kabiri no muri university ntabwo yabaga wa gatatu bagiye kumuzana bamuzanye akanuye amaso hadukubise amaso abona ukuntu twacitse intege ariko buriya giye kuva nakirangira ikintu cy'ubutwari muri gihe n'uyu munsi ndabugira noneho mukuru wanjye yaricaraga agahina ukuguru akongera akirambura akarambura uko imbere akifata gutya aho narindi ntitaye kuvuga ngo bagiye kudutema n'uvuga ko gupfa byarangiye ariko n'ubundi wapfuye ntagaruka kandi uri bukwica atari bukubabarire ubwo nyine ni ugupfa naramwegera ndaje ndamureka gutera imbabazi usora atera imbabazi ugira ngo ubu ngubu urimo uratera umujinya ceceka humugeze wishyira imbere y'Imana wisengere kandi uzabona Imana nyuma y'ubuzima hari ubundi nawe ugiye gusa nuko batari butwice ntiwongere gutera imbabazi gukora ibyo bintu imbere y'abicanyi n'ubundi muratubabarira nti muri butwice nuko nanababaje ariko nacishe make rwose nimutwica namwe muzapfa igihe kizagira muzapfa Yesu yapfuye ntanzwe mwebwe ntacyo gihe bimbwiye gupfa bitarongera ntisubiraho bari banteretse ngo kwiseta imbere yabo ngo mukuru wanjye yakomeje gucika izo ntege musaza wanjye ngo yakanageza ngo na yaregeye bakajya ari bukagira ngo rwose ntazi ntege afite ngo baje gutangira gutema bajya gutema bwa mbere ngene kwa bahere kuri mukuru wanjye nakwiciraga yitwaga Josiane Mushimiye Imana ari umukobwa w'ibiro 23 yigaga ahantu biti Mukarangi bita kuri Institut Paroissial bakahita ngo kuri PM hari ku Katolika ku Kizimu Mukarangi hari ishuri rya secondaire niyo bahereyeho baratema bashyira ko hasi musaza wanjye wa undi mukuru ntago bahise bamwica ku kanya na papa ntibahise bamwica ku kanya baravuze ngo atu iki gicucu cy'umusaza iki cyo kizicwa n'agahinda ngo hakira kikazaturika umutima ngo kigapfa ngo ubundi imbaga y'umuryango wacyo tumariye mu maso ngo cyo kizabaho ngo ariko iyi nyenzi nkuru bavuga ngo musaza wanjye ngo iyi nyenzi nkuru bamwe bagashaka kumujomba bacu bati buri mureka ariko turaza kumwikuza ubwo bamujyanye kubishaka bita kwa Munana ari umugabo ariko akaba ari umuhungu w'umugabo bita Karera na nyina Mukagasana nuko ubwo ngo noneho rwo ugiye hagati aho ngaho bataratwara bariya abandi bamaze kubatema barabwe nti mumbabarire cye ntabwo ntinya gupfa icyo ntinya no gupfa nicyaha kuko nyene kuzabona mu maso h'Imana yanjye warufite umutima ukomeye ariko ukimara kubona mukuru wawe bamukubise umupanga bamutemye imihoro myinshi batemaga amajosi hano yaba umuhungu yaba umukobwa yaba umusore yaba umugabo icyo bashakaga ni amajosi ukimara kubona iki kintu ntabwo byaguciye intege wowe byanze kunza ukuntu wahindutse birumvikana kameme numvishije ibintu ruka mu birenge birazamuka bijya mu mutwe nahise numva mbaye nk'igiti gusa nakira ko ngomba gupfa ako gupfa kwanye nkumva mfite umutima urumva nari mfite icyaha nishinja murereka nkubwire no mu ijambo ry'Imana twiga ko umutima w'umuntu ari umucamanza we ni nako imbere y'Imana bimeze buriya nshobora kuza hano nibye ntiwabimenya ariko imbere y'Imana ibibibona nanjye mba mbizi ko nabikoze nasambaye nishe bizwi n'umutima wanjye ngiye numvaga mfite inda narakoze icyaha cy'ubusambanyi mwumva icyo ari cyo cyonyine cyatuma ntazabona Imana kandi nkunda Imana mu by'ukuri pe ndayikunda kandi nkumva ndarayitinya ku rundi ruhande kandi twese nzabona Imana ubu nzapfa mbe mu buzima bw'abantu babayemo mbona ukuntu mbese mumva simbyishimiye ndavuga nti mumbabarire nsenge akanya gato kagarana naberetse n'urutoki kagarana ngira amaningire ariko nge nsenge nzibonera Imana kandi namwe ndabasengera mwebwe ubu ntabwo muzi icyo mukora iyi sura murimo gutema namwe murayambaye murayifite ubuse mumva icyo mukora mumeze nk'abicaga Yesu Kristo ariko ntacyo namureka mureke mbasengera ngo mujye no kwica n'abandi bantu ntibarabacika ubuse bejo mwahereye mwica si inshuti zacu si bakuru bacu si ba papa wacu reka nsenge vuba mwihangane senge namwe basengere hanyuma mundi mukomeze ibyo murimo gukora akambwa ngo Yesu arasenga ndasenga ngo homvomva ntabwo mpomvomva ndasenga ngo tayanjwe ntabwo ntayanjwe ngenda vuga ubwo uzabona Imana nzayibona babibwira ngo namwaza kandi ngo ruko ngo bari bamaze kwararika imirambo y'abavandimwe banje aho ngaho mama hirya yanjye mukuru wanjye nkaho harugo kuranje ya mukobwa musore utemye amaraso menshi kurya na nyuma yaho nahasubiye nashakaga ngo taza kwambara nta kintu twari dufite ibirenge byaba ntwara bijonye ndamureka subiraho niyo ntwende twahoze dutuye sinabonaga ko tubigira ibyara byimvye byara abana bari barakoze buriya nubwo intambara jenoside yabaye ni bukene bwabagaho muri bamwe abakire babagaho mbese igihe cyose bijyo bibaho ariko iwacu twambaraga inkweto
ngo mvuze ngo kanje gushaka agakweto maso nasanze aho batemeye mukuru wanjye ariho hakiretse imiregesho y'amara byijimye aho bamutemeye imbere y'umuryango neza nuko narapfukamye genda Imana icyubahiro rwose nubaha Imana ndasenga nifashe gutya hagira gusenga mu by'ukuri buriya numva ko twamaze gufatishwe n'ubwoba ariko bwa butwari bwanjye bwa butwari bwa muri gihe Imana yanyihereye ntabwo aho bantemeye ntabwo nigeze menya ko bantemye naje kubibona ari uko imyenda hano bantema mu rutugu hangaha bantema mu mutwe bantemye babanje kuntema ku kuboko nifashe njyanubaha Imana ndasenga wa mugabo ariko wantemye yahoze ari umusirikare bari bamwirukanye muri iyo minsi mu gisirikare cya Habyarimana muri Habyarimana ajyaga kwirukana mu gisirikare cy'abagakoze amakosa akomeye arangije arambwira ngo ariko ubundi ngo warese nka kwijyanira ngo twereka ngo wareka kukwica ndahindukira murebana ndabwira yego ariko ndabyemera ndumva nabyemera nuko namubwiye araje arambwira ngo yego nti ariko ngiye gusaba igihango tugiye kugirana uranyemera ko tukinywana ngo yego ndabwo nta kibazo ndamubwira nti rero reba umuryango wanjye uryamye kandi bari bamaze kwica rwose uko ubona ntagurutsemo ndumwe uko ubu mpari ndumwe uretse ko turi babiri hari musaza wanjye wari umwana wa kabiri wacu mu nda y'ababyeyi banjye yaragiye mu 1992 ubu bari barahari bitwa Kizungu Johnson ngo ruvuga ngo we ntabwo yarahari ariko mu bana batanu bari basigaye mu rugo na papa na mama nigiye uhari gusa noneho ndamubwira rero reba uyu muryango wanjye uryamye hangaha mbabare wumbyukirize hanyuma ngusezereho ubwiye kunanjyanye kumenya aho tugiye ntabwo ari ngombwa ariko bamenye ko njyanye bamenye n'unjyanye nawe mbasezererwa babwiye ko ngiye numara kubabyutsa ngiye turajyana aho uzajya ujyana nzajya njyaho aho uzanyerekeza nzajya nerekeraho icyo uzajya ubwira icyo nzajya gukora icyo gihango bari cyo tunywana sibyo araje ahita kambya agahanga ahita ndeba nabi nkayo akavuza atuye mupfu ubundi aravuga iki ibintu ntabwo bidashoboka ese akambya agahanga ahita atangira kundeba nabi ariko numvaga ko gupfa no gupfa se ubusa abandi bari baryamye ndere buzajyane numvaga no kubaho ndumwe numvaga bitazashoboka kuko nageze ko ndi mupfi arangije ngo urabyanze ntabwo nabyanze byukiriza uwo muryango wanjye arangije abandi nabo ko tuba mucire ko kubidi wagatemye ngo ukaragutesha igihe kubera iki ngo ariko bavuga bakambije agahanga bandeba nabi ariko kureba nabi byanashize niyo bareba neza byari handi ubwo rwamaze kunyicira amaze kubona umuryango wanjye uri hasi aho nabandi bari bishwe kuva ejo sangapi nuko arangije rero avuze bamubwiye ngo nanteme vongo cyangwa baze bamutemane nanjye yasubiye inyuma yako nubundi buri yari yabanje kumfata ku rutugu gutya akajya ambwira ibyo byose amfashe ku rutugu siramwiyamburaga rwose ngira uvuga ko nari namuhere ikizere cy'uko nabyukiriza umuryango turi bujyane ariko mu by'ukuri ngira umvaga nzaniyahura ariyo tagiti mfite rwose ubundi aranjyana ngo wicara umuzi umvaga kubyutsa bishoboka se nanjye byari uburyo bwo kumunaniza bose bitewe n'umujinya n'ubundi banyica imiryango ntacyo bakiri ntacyo bagikoze mu by'ukuri ariko ntabonye koko amubwira ibintu bidashoboka ahita barakara hari abatangiye kumubwira ibyo yasubiye inyuma arantema niko akundema nifashe yarantemye naguye gutya uko nakaguye gutya ubwo kwako kwaramanutse niko gutema mu rutugu mubona niko gutema hano mu mutwe ubundi batemaga ahantu habiri amajosi yari aya mbere mbese ngenda ndavuga ngo iyo baba batarayamezwe nabo si bizose ko nta wari bubateme nta nuzabatema Imana ubwo ifite ikizabihembera ariko ijosi nyiramivumbi ibintu ibi baratema ubumva batemaga yaraguye nguye ngo aryamye muri pasiparume imbere aho umuryango niho badutemeye arangije baratema ibyo byose n'umuntu wese ubibonye aravuga ngo ni Imana yandokoye ni ukuboko kw'Imana atabavuga ukuboko nuko nyine ntabwo bibaho bagutemye ku rutugu turaza kwereka abantu bagutema ku kuboko bagutema muri nyiramivumbi twita nyiramivumbi bagutema no hejuru mu musaya bashakishaga ijosi mu mutwe wenda bashakizaga nyiramivumbi ariko burya ngo nyiramivumbi ni umutsi rwose nimba umuntu yayiguteyeho neza bwo cyangwa se ayigutera bimutunguye ataranabigambiriye burya nyiramivumbi ngo ni umutsi wica umuntu vuba vuba niko tujya tubyumva ubwo rero baratemye ariko Imana ikinga ukuboko mu by'ukuri Imana yakinze ukuboko kubera ko n'ubu nko muri no minsi yashize ndimo kwivuza i Kanombe narivuje niho babashe kunyereka ikibazo mfite mu mutwe kuko kuva muri 1994 buriya ndivuza buriya mbazwe inshuro 3 iki gice muri iki gice cya muhano nabure hajya haturikamo infection zigaturuka mu mutwe m'imbere zigaturikira mu hano bivuga ngo mbese mpora nivuza ntabwo nigeze ngira ariko banyitaho uko ubuvuzi bwose fajira tuvuza pe ariko no kuvuga ngo nyine ibyo byanze gukira kubera impamvu z'ibitsi ngo mu mutwe wa 8 n'uwa 7 byacitse kandi nta mushobora kongera guterana niko dogiteri uvura ubaga ubwonko i Kanombe yacubije aranabinyereka ariko ndabyakira agenda umva ntacyo bintwaye imyaka amaze ni myinshi jenoside irangiye ukomere cyane ugize gutya bagutemye ari uko umaze kwangira wa musirikare ko umubera umugore nk'uko wabyifuzaga cyangwa bagutemye muri cya gihe nyine wari umaze kuvuga isengesho oya bantemye ndimo gusenga ariko urumva we
yararimo ashaka kugira ngo ntware narabyanze kuko n'undi ntabyo nari bwemeye wamusabye ko usenga nyuma yuko wabyanze narabwiye ngo reka nsenge hanyuma ubundi bantemye ndimo gusenga niyo mpamvu nakubwiye ngo n'abandi banyarwanda banyumva bamenye ngo ngiye ntabwo rwose numvaga ntinya gupfa kuko maze kumenya numvaga ntacyo giramira mu by'ukuri ariko nge nabimubwiraga kugira ngo mutere n'umujinya rwose najya nteme vuba n'undi nabonaga napfuye birumvikana bagutemye umupanga wa mbere bakwita bashyiraho uwa kabiri uwa gatatu washota ubwenge cyane rwose n'ubwo ngo uko nagahumije nubashye Imana ndimo gusenga uko nabonye batangira gutema abavandimwe bagiye kumva ibyo bintu bizamutse mu birenge bikusa mu mutwe nahise mba nk'igiti ndarumva ubwenge buratakaye ariko nta na kimwe cyakorwaga ntarura n'ubwoba bwinshi niko nabyita n'ubwoba bwinshi ariko nanone nkavuga ngo nta cyakorwaga ntarura nk'uko navuganaga nabo ariko nyine urumva ni bwoba bwinshi nagize nabonaga ibyo bakorera abavandimwe banjye nabonaga uko bari bambaye bahindutse amaraso namaze kumenya abaturanyi bacu benshi bagiye bicwa n'ibyo barimo gukora mu maso ndumva byaga bikunda rwamo kugira ubwoba bwinshi cyane ntabwo byari byoroshye byari umusaraba ukomeye cyane wari ubonetse bwa mbere ku isi kubona umuntu yicwa na mugenzi we yicwa n'umuvandimwe we n'abavandimwe be cyane abantu benshi bari barimo aho ngaho turabazi pe nk'ubwo wari wewe icyo gitero yitwa mu Rwanda cyaka Bosco ubu yarapfuye ariko yishwe na bene wabo uzi ko bamwishe ikintu bita kujomba ukajombora ni ukujomba cyaba igisongo ujomba mu mutumba ukagikuramo babyita kujomba ujombye ariko bakuramo ukate kujombora ngo nuko bagenzi be bamwishe bamwicana biti gasetse niko amakuru twayumvishe urumva ko natapfuye kuvuza kadishwe na bene wabo rwose nta wamukozeho n'uvuga ngo yishwe n'ubugome bwe yagiye akorera abandi banyarwanda ngo niwe watumye bangara bigezaho ngaho niwe rero ngo yarayoboye igitero cyanyuma ntabwo nakwita ukiti cyanyuma ariko nakita igitero cyari mu bugome ndengakamere wari utwite yaravuze ngo inzoka ngo zirashibuka ngo muziteme niyonka ntagire isigara agatanga amategeko y'abantu bumva ashimangiye hariho nakashi niko nabyita ariko ari bwica umuntu mu buryo bw'abahinda agahinja gato umudamu twite se kubera ko agenda ibuka ko umugabo bitabaye Tereza no tepfa iwacu hamaze no kudutemera rwose ubona mirambiri yamye hasi yaraje ashinga ukuguru hejuru y'umurambo wa mama araje avuga ngo babazungu bapfuye ngo nabo se bajya bapfa ubukantego koko yapfuye hagaze ngo ariko atunga urutoki agira cyane atuka ku murambo wanjye ngo mukobwa ugira mfite amakuru yuko ngo ashobora ko yaranatwite ngo mworose rinda yimwite daranyambure nambaye ijipo nambaye umupira w'agasengeri nambaye umupira wa t-shirt isanzwe n'umupira w'imbeho urumva twari twipushinze mu buryo bwo kuvuga ngo turebe ukuntu twahangana n'iyo mbeho yo hanze mvuga ngo baranyorosoye basiga imyenda bayishyize hano buriya najyaga mu nda hato cyane pe baranyorosa basiga banyambitse ubusa banjomba icumu hano ku kibuno n'ubu bafite inkovu barangije baravuga ngo watu winda zari zarahanye n'imigongo kubera ko bari bazi ko bazapfa hose bari bazi ko bazapfa winda zahanye n'imigongo ngo ntayirimo ntayo gafite yamara umwana wanjye ari yitwa Mukuru Obedi arari n'umwana w'umukobwa barahari rwose giye ku mwana yaje kubaho yaravutse ku itariki 14 z'ukwa 1994 z'ukwa 1994 muri uwo mwaka nyine muri uriya mwaka 1994 iki gihe ubundi tuzi kubigarukaho bamaze kugutema bari bagusiga amaraso adudubiza basize bazi ko wapfuye byarangiye kimwe n'abavandimwe n'ababyeyi bawe ni ukuvuga ngo ntawe batemaga bongera kumwifuriza amahirwe yo kubaho kwari ukwica kwiteva ngo gupfa umuntu akava mu kaburundu urumva ko ngo bice niyo nka ntisigare mu kintu abatutsi barashibuka inzoka zirashibuka urumva ko kwari ukwica bitagira n'akamwe gasigara ngira ngo yaba n'urutoki nyawe bakuru gusigira niyo mpamvu harimo abasubiraga bakaguza kubasonga ariko bansize muri mbo bazi ko napfuye ku buryo na nyuma jenoside ubwo ho gato nsimbutse nagiye ku musozi wacu wa Nyawera ari ubwa mbere mpakandagiye yego mwami wanjye barahaguruka bahagurukira rimwe nagiye kugenda njyanye na wa musaza wanjye nakubwiye kizungu byose bari bagiye mu nkotanyi 1992 uvuga ngo urugo rwacu rwapfuye rwahanaguritse burundu rwasibanganye izira ryasibanganye umuryango washize ngenda naravuye muri ya mirambo yo batwiciyemo muri jenoside bakansigamo na musaza wanjye yaragiye muri 1992 wari uzwi ko wapfuye muri 1994 yageze bizwi ko yapfuye bivuga ngo urwo rwa data kari bari bazi ko barurangije nta muntu kirimo bagiye korana tuje kuri babiri bamwe barahunze hari nta wakozeho ntabwo icyo cyari kitujyanye cyo gukanga abantu nta mpamvu yo gukanga abantu cyane ko twari tugiye ku musozi wacu tuvukaho wa Nyawera twari tuvuye Kayonza ariko nukuri pe bamwe barahunze abandi barahaguka baturebye ubona biratangaje
igitangaza Imana yari yakoze nyine urumva ntabwo byari byoroshye ariko babona ko duhari bamwe barahunga wenda bamwe harimo n'abahunga wenda bavuga bati byaha byacu abantu baraje ngiye nibuka yuko hariho n'uwavuze ngo ngo bene kari haye ngo babaye babiri ngo harimo n'uriya muhungu uvuga ngo bazatumara harimo n'abagiye ngo bagenda bakazava no kuzasubira Tanzania ariko mu by'ukuri ntabwo harakugeze kubaho pe kugira ngo wenda haba ku ruhande rw'abacitse ku icumu haba ku ruhande rwa leta y'ubumwe dufite ubu ngubu ihora iri maso n'ukuri rwose nziko ntabwo harakugeze kubaho nuko gusa birukanwa n'ibyaha bakoze kugenda cyane rwose nese nyuma papa wawe na musaza wawe nibo bari basigaye muri icyo gihe muri abo bantu nyine bari bashyize nibo bari bwikuzwe ngo nuko bikuza kubica nyuma mbega bagafunga byaje kugenda gutwa ibyaha yakuvuga abandi babishe nyuma musaza wanjye baje kumwicira aho biti rugenda bari ariko bamuvanye ku musozi wa Nyawera na papa nawe baje kumwica nyine ariko rwa ngo n'ubundi basigaye babafite mu maboko yabo bagiye kubika musaza wanjye ahita kwa Munana nababwira navuga yuko yari umugabo ariko akaba afite papa we Karera na nyina Mukagasana ariko ba Munana bo ngabo mama wabo yari yarapfuye Karera aza gushaka undi mugore we yari Mukase nkuvuga ngo rero bamubitse bavuga ngo nukubikuza ariko byaje kurangira nabo n'ubundi babikunda nawe siragwa ko babikuje wenda babasoza kuba urugo rwacu babica ariko bose bana barabishe bivuze ngo mu kubatima wowe n'abavandimwe bawe na mama wawe bivuze ngo papa yarabirebaga na musaza yarabirebaga cyane iki gihe wabonaga bameze gute muri bwa buryo nawe warebaga ati kutigeze utubwenge cyane nuvuga ngo buriya hariho gupfa hariho kubabara ku bindengakamere hariho kubabara ntacyo uri burenzeho navuga ngo mbese uwo gutema kwari ugutema ariko amaze kukwicisha ubwoba bari abantu bacitse intege musaza wacu bakina mugeza aho ngaho ngo ni kwiseta bari badushyize yaje yakanuye amaso kwera uburyo abantu bari bamufashe bari hamaraso abandi bafite imihoro abandi bafite amacumu ubunaga amaze kudukubita amaso arebye kuntu mukuru wanjye ari hariya yarambura ukuguru karambya kujya kabona wakomeza yikora ibintu areba yaho nari mpagaze narebaga buhoro ariko bibabaye birimo ubwoba ariko burimo agahinda ariko birimo n'umujinya nibazaga abavandimwe nabo nabita abavandimwe abantu twaturanye tugasangira umwana ashoje ntiyigeze asoza dufite ibyo kurya abantu twagiye duhana nk'abanyeshuri twariganye mu mashuri kuba mu Rwanda cyangwa Bosco yari directeur nibuka ko ageze ashaka no kunsibiza avuga ngo ukuntu arinze ubwenge ngo kukinatsinze cya leta data araje arabwira tujya kunsibiriza umwana ndusha amafaranga kandi mu byukuri abana bacu bari barize pe bari batarangiza amashuri ariko wenda imyaka bari bafite ariko papa aravuga ati nanjye intego nkuko nize kabasha gukora abana banjye bose baziga papa aramubwira ati ise rusenya nteko ati wamutiriwe mudusha amafaranga kuryo mwagigishije abana umusibiza senka aziga ubwo bivuga ngo rusenya nteko yari yarize ari umwarimu uwo muhungu bose hari abantu basobanutse tuziranye cyane pe ariko batekereza kureba abantu muziranye mwabanye ukibaza kuri barimo kwica abantu baziranye mwicara kuko agace tugasangira ubundi gusangira mu gihango cy'abanyarwanda ni igihango gikomeye cyane ariko ukabyose kumenya kurenze ariko biratangaje naho banteme mpagurutse nahise neguka ariko negutse ni bisereri naciye amacandwe agahera hano ku munwa kandi ubwo rino jisho uko ubona gutya tangana ubundi no ryari yaratumbitse rigera nko hanze ahangaha kwera bari batemye nyine bararyangiza ubu ko ryageze sura yuko uko nari rito yaritangana niri nuko nagiye mbona ubuvuzi kimwe nuko ubundi byajya bibyimba kabyimba hano inyuma yarabashe kujya nivuza wa Faisal ariko ko ngenda mbona ubuvuzi bugenda byoroshya mu mutwe ndiko ryajisho ryaje gusubirayo ku buryo nahumiriza garinya ryo rigasigara risa n'irire ko ryari riri hanze ariko nukuvuga ngo nagerageje kwiguka ndabisha ryandirimwe agahinda umubabaro ndase numva bindenze pe tamwe koko noneho nabari bari hanze y'urugo harimo abarungukaga bakarunguka gutya hakaba barunguka kandi ugarukira nkabona isura ye bataradutema ariko batinye kugira mu ngo bacu batababona bakamenya ko nabo baje kutwica kandi tuziranye ariko bakimara kudushyira hasi yewe baba bahise bimena mu rwabo nako byarangiye bona arisanzuye nk'abo atamaso twatinyaga ararangiye ariko bakinjira mu rugo nabo kora ko banyuranaga bahita binjira mu nzu bajya gusahura abandi babona barwanira kwinjira mu nzu kugira ngo batware ibintu by'imitungo yo mu nzu ntasanga ntabwo nawe bashe kubitegereza ko bakisohoka mu rugo basohotse bavuza amasifre abandi ruguru bakabahamagara ngo muze twihembe ku nka za Musare nabyuse ahantu ngo nzi uko ibirenge byabo byarengaga mu marembo niko nahise mbyuka ndabakurikira numvaga mbabaye pe mbese numva byarandenze nuko ndabakurikira ngerageza kurunguruka ndabareba mbona harimo n'abandi hari nabonye
numva birantangaje ndanabareba hazamo nakagahinda n'umubabaro n'umujinya kudabona ariko abantu batugira batyo batigeze gukora biri ngira ngo niyongira n'imbunda bambacishe muri yaba basaza buri uko bashodekiranye bose amuka mu bihanda kujya baza kujya mu muhanda utanuka ari ruguru ubwo kuvuga ngo izo nka za musare bazi bagiye ruguru hano hari agashyamba ntabwo karabaga agashyamba haba ari ibyatsi ariko birimo imisago dutite imisagara imigenge imihengeri aho haruguru iyo nzira ubwo bari bazamutse bavuye iwacu ariko ndebye mbona hari mu Rwanda bw'indega kamere pe ubunyamaswa ntatinya kwita ngo ubunyamaswa burenze ubundi bunyamaswa menya wenda ngira ngo n'intarigiye guhaza umutakurikira ndabona nabindenze byari birenze kwemera waje kuruko gute umva wari ufite ibikomere wari ufite ako gahinda umubiri wari wacitse intege waje kuruko gute ubwo uwo munsi hari ku itariki 10 badutemyeho kwa ku itariki 9 nkuko nabibabwiye batwaye imifuka ibiri ubunyobwa batwara iyo nka batwara 12 baragenda ku itariki 10 baza none hari rurangiza ari kuraho hanyuma none uruvuga ngo bamaze kudutema badusize hari badutemeye birangiye nyuma Kamari nigeze kukubwira bwa mbere dutangira ikiganiro yaje kuzana n'abandi bantu ntazi kuko amaze kudutema urumva nahise ntabwo navuga ko napfuye ariko nahise imbaraga zishira ubwenge buratakara intege zirarangira badusiga hahandi gusa nanone ikindi kintu nari nibagiye kukubwira kubera wa mubabaro no gukunda abavandimwe banjye no kumva nanjye numvaga mfite amatsiko kumenya ngo ndikore biriya pe ntabwo nenze ko nzabaho ariko numvaga niyo napfa ariko nkapfa nzabantu baduhemukiye icyo gihe musaza wanjye bamukuraho kwa munara bakamwirukana bajya kumwica nabyutsemo hahandi njya kureba abantu biruka mbonye barimo biruka hirya kwa munara ngo duhanyemo intera ntoya itari ntoya cyane ariko ikiro babizwa haba harimo amasambu haba harimo ibiti intoki iki numvise induru ivuga imaruka hafi aho ngaho nahise nsubira hahandi bantemeye mitanisha kuko nakababwiye nishushanyamo gutya kugira ngo bataza kumenya ko njyewe ndi muzima ariko muri kwa kubyuka nduka ngira ngo ndebe abo bantu narabyutse nsanga inkoko zirimo gushonda ababyeyi banjye bitangiye kuza zikaza zibashonda izimaragura inyama zabo numva ngize emotion nyinshi ndarira se ndabishoboye ndarira se ngo ndakora iki yemwe ku buryo hariho nabo naje kunyeganyeza ndavuga ko subuza barya bumva use nta no muri mu byuki kuko mbyutse ariko nabyuka isereri kajya kuntura hasi ariko kwera bwaburaka nawo mubabaro mwinshi nkagerageza gushyiramo imbaraga zo kugira ngo ndebe niba hari umuntu muzima urimo ese ndebe bare badukore biriya nagiye kunguruka numvisha bavuze induru cyane bamanuka aho hirya y'irembo ryacu muri ya sambu yo kwa munana ukamanuka ugafata mu yakarera papa wabo nahise rogera ndisubira handi ndishushanya amagara araryana burya ndishushanya ubwinduru rero bakomeje kuvuga kumbi bari bagerekeranye ngo umusaza bajya bamwirukaho cyane kubera ko ngo yari kwanse arimo avuga ngo azafatwa ngo nzafatwa n'abakoze siporo biti ngo zarukira kwinkomatanya ziri barabeshya cyo nta wiganye nayo nta uzi kwirwa nkanjye n'ubundi yaje kwicwa ahorure n'imisozi itatu yamufatanije Kayonza Rugenda bari Nyawera niwo musozi twadutuyeho kurishuranyije hahandi ariko naje kuza kongera ndabyuka ndarwarwa nyumva yandura itakivuga ubwo nongeye kubyuka nsanga za nkoko zirimo kurya abavandimwe banjye zirimo kurya mama ngira agahinda ariko mbara nta kindi ndi bukore ntawe ndi bubwire ntacyo nimvuga na gato akamenya ko ndi muzima bakanyumva cyakajya n'umbongo n'ubundi nukuza kunogonora naragerageje ndaryama hahandi ndahatinda iserera ku muzikanzu uzana aho ryamye nkajya numva igenda inkaraga numva ariko n'intege zigenda zishira kongera karwana no guhaguruka nkabyuka ndagenda ninjira mu nzu ubugi bari barutemye basigaza gace gato kagara gutya nca mu ruhande aho ngaho ndagenda nsanga ibintu by'ibyenda byo gukorana ice by'imisambi ndaza mpera hejuru y'abantu bako zaryaga mpereraho ntangiye gutera hano mva induru numvishije rero sinzi ngo bari barimo bagiye kwica ndi nanone narongeye mtanishushanya hahandi nongeye gushaka kweguka byarananiye kugeza ubwo Kamari Pierre wawo ndi naho babwiye dutangiye ikiganiro yaje kuzazana n'abantu ngo nari namaze gucika intege rwose noneho mbona nta bwinyagamburiro numva nta intege mfite zashize nuko Kamari yaje kuzana n'abantu batandukanye ariko ntabashe kumenya ko yakone naregeye yagana navuga ngo nasaga naho nsinziriye kuko ntasinziriye baraza barotero ya mirambo bayinjiza muri mu nzi iwacu cyacyo gibari bakimanye ubwashije akantu gatoya baragakururira n'ubundi akarekera umuryango habaga harangaye kubera ko iki gice bagikuye bitaragiye sinzi aho bagitane baragitwara barakigenje gute nuko ngo babyinjije aho ngaho mu nzu ngo bagira ngo hishe ibimenyetso by'abantu bishe ngo kugira inyenzi zitazabibona zikabona ko ari ubwicanyi bakorera ngo baturunze mu nzu cyese sinanze aho banjyana hari sinanze aho batujyagera nzi ko bagenda n'ubundi kutushaka hadi batujugunya n'ubundi ni ibyabikorwa by'ubwicanyi byari bihari nuko ngo twari mu maboko yabo nta bundi bushobozi twari dufite sinamenyaga ngo batujyanye hehe uko natekereza ko ndako numva abantu baduterura batubabaza inkange gena arababara urumva abandi bari baraje gupfa ntago bababaraga aho nkange babyumvaga narababaraga ari n'ibyo ntabwo ntabasha kuvuga hendebwe ndetse niyo nabi bibashe gake ariko sinabashe kuvuga ko n'ubundi bari badutereye bagomba kunogonora bakamenya ko giye gihumeka mu gato
nubwo ngo aho badushyize ni muri salo ko hepfo hajya nko ku cyumba hepfo ya salo hari icyumba cyacu twaraga mugera mukuru wanjye Josiane nuko baraje baturundanya aho ngaho batera bajugunye imirambo yumva batajugunye bya gahunda nuko bajugunye ko babonye ariko bahishije ibimenyetso bamaze kugenda baraburi mu ntarataha cyangwa bajya gukomeza ubwicanyi ariko hari umumama wageze iwacu mu rugo ni wabinyibwiriye ahagera iyo mirambo asanga irambara yose yararisa mu rugo ntago nge mbizi ubara hageze yari umumama bitabankundiye umusaza bitabagutaza hepfo yacu yari ashaka n'umugabo bita Sibomana akambya mukubita akamutwika akamutemesha n'umuhoro wakagira imana mwe rega hari abantu nyamaswa ubwo rero bankundiye bamwubaka inzu y'uburushya aho bahirwa uruhande rw'iwabo araje akibera mu rugo rwacu akura ibyo kurya yabikoreye akabikora atabikoreye mbese akaba ari umubyeyi utunzwe n'urugo rwacu pe hari n'abandi bankundi yaraje kureba ibyo kurya mu rugo hageze asanga ngo imirambo yaryamye yose urumva cyose musaza wacu wo nguwo biciye kure na papa kandi bose bari bamufashe ntabwo yagunyara ngo zari gufata ngo zirakubabarira n'ubwo baragiye mu gotanya abandi bose imirambo yaryamye aho ngaho mu rugo hageze asanze imirambo iryamye aho mu rugo yose yandaraye aho ngarebye abona ntiyabona imbaraga zijya gushaka ibyo kurya mu rutoki nkuko yazaga agatema igitoki nkuko yazaga agakura ibijumba mu murima niyo twaga tudahari niwe waje kuza kubona iyo mirambo mu rugo yisubirira mu rugo araje aravuga atari ko hari abakire hari abakungu atundi bakugira kwa Kamari Pierre bajya kwisabira ibyo kurya hahandi rahoze vuga ngo gusenga no kwiringira Imana ni ibyambere ndetse naryo fatizo ry'ubuzima duhagazemo uyu munsi yagiye kwa Kamari Pierre agenda agiye gusaba ibyo kurya kuko barabona mu wacu nta birahari mu rutoki mu mirima hirya ibijumba ari imyumbati ariko abantu be bapfe nta mbaraga yari bugire koko kuko abimbiraga ageze kwa Kamari Pierre naho ni Imana yamujyanyayo kugira ngo abashe kumenya ngo kuko Kamari Pierre yageze aramuhamagara umudamu we ngo Joyi we mudamu yitwaga Joyi baramubwira ngo shanga ngo kwa Kari haya ngo habe n'uyu ngo habe n'umwe kubari inkuru ngo bose babishe babarangije imirambo y'abantu babo yose mu rugo hariya none harangije ko kubiganiza Joyi mugore we bankundere bwo yarahatungutse aje kwisabira ibyo kurya niko yumvisha araje ngo agiye kumurora baramubwira ngo bose bapfuye ngo ariko ngo harimo umwana bita Diorene nicyo kibyiriro cyanjye nicyo nitwaga n'ubu hari abantu bakikitaga kitaba ntacyo biba bintwaye baramubwira ngo harimo umwana witwa Diorene ngo aracyashyushye wenda ngo araza kuza kunogoka nyuma ngo ariko ngo ntabwo aranogoka kuko aracyashyushye aranje bankundi yabyumvishije abita mu gutwi uko amugariza umudamu we Joyi Kamari wo nguwo ngo abandi bose bakonje babaye butita ngo ariko Diorene waracyashyushye yewe bankundi ibyo kurya bamuhaye aragiye gusa barabimuhaye aho barabakungu rwose pe arangije arabimanukana ariko ngo yabitwaye atabitwaye yumvaga yanabisiga akagenda akaza kuya mu ya mirambo niwe waje kunkuramo araje ajya mu ya mirambo barareba nibuka ko yahageze bwa mbere mu minota mike mu yindi minota yindi yagarutse ariko mu kurebamo yarasaga ikibiriti akaboneshamo gutya aboneshejemo ugira ngo impumyi zigenda zitabona nyine zifite ubumuga bwo kutabona ariko uzajya duhumirije gutya ni hamwijima nujya kugwa mu kintu uzahita uvuremerewe mu gahanga nujya gusitana uzahita wumva ikenge cyo hano kigiye gishaka kugaruka nk'inyuma ubwo noneho nawe yarahageze acanye umwambi ikibiriti mpita mbona umwezezi muri jewe gutyo kandi urumva napfuye ntari mpumije mu by'ukuri numva intege ntazindi nari mfite zo kwibyusa aho ngaho ariko nese mbona ikintu gisa n'umwezezi nahise njya gute nahise mumura amaso ko narazambaraga nyine imitsi yangiritse narahumuye numva ntabwo arimo kunkundira neza arongera arasha umwambi noneho kwa kurwana no kureba nanjye no kureba arashe noneho mbasha kureba iringi rwo ryarebaga ko ryarebaga mbona hari ikintu cyacemo cy'igihu kituma kitabasha kureba ariko rino rirareba ndavuga ntayiwe ntibankundi mbese ni wowe nuko namubwiye bankundi mbese ni wowe ahita asimyamwa mbivuga ngo ayiwe ngo muzima aravuga nuko yahise avuga akimara kuwuzimya ndavuga nti oya ntabwo ndi umuzimu ngo ndi muzima nasi umuzima aravuga ndi muzima ahita arongera arasa ikibiriti arangije yahise agifatisha hano mu menyo arangije yahise agira gutya anzaraho amaboko kumva yarandeba kuko wamwambira arufashe mu menyo noneho aho nari hari habona ariko nuko ngo mukuru wanjye ari umukobwa w'umusore nari kubwiye ko afite ibiro 23 yarakuruye wowe numva wagira ngo nkwe mu kuboko cyangwa se aguyemo mbese igice numva kuriye cyose kirazamutse ndataka ariko bukera nuka muke arareta ngo yiwe ngo ndaguhuguye se wamwambira urazimye arawurekura arongera akongeza undi amaze kukongeza nabundi ihangane ufatira ngo hasi ubwo yafatiraga muri kuko bari banazemo ariko ngo asa n'urya mihandira temwe kandi mukuru wanjye asa n'urya hejuru ubwo no mukubaba barumva rena temwe mbaba ariko mukuru wanjye afite ibiro byinshi niyagira biki kandi burya bajya bavuga ngo umupfara remera yanguraga no kujya ngo nkuremo ngo nibura nkire haruguru yabo niko byagenze yaraguye makira haruguru yabo umara hanzika yahise yiruka aragenda azana igikoma azana agacuma yazanye uducuba tubiri agacuma kari muri igikoma kamwe n'akamazi arangije afata amazi atosa kuri ya myenda yari yakeneye mu mubiri
noneho atangiye kuyikura agira ngo ko horoshye nkagira mbese icyahoraho cyose nagira ngo bankuyemo nk'ukuboko cyangwa se hari imitsi yo kure cyangwa hari igufwa bakuyemo mbese nuko nabaga mbyumva kwera ububabare nuko ntarangiye ngo ayiwe ngimuramo barase ngiminde gutebeye mu muriro ngiri gukuramo se n'urura izakuburiramo wihangane ubwo yagiye akiraho y'amazi ndetse amara dukese umuho dukeya ashyira mu mutwe mwuramo amaraso ngahone nabaye amaraso ariko kwera mu biraro tagiye kusanuza mu bushyuhe amaraso atangira gutungereza arari yahise afata igipira yaranyambuye kimwe ahita kizega mu mutwe nuko ndarase nkuyiciye nuko ngo yaje gucyo yo mukobwa yaje yo mu hejuru hano ku gimba yavuyemo amaze kuyikuramo arongera afata imyenda zirika hano ku kuboko kugira ngo zirakomeze kuruza amaraso gusohoka aranje rero yaje gufata ka gacuma k'igikoma ramba ndanywa uko ngwaho yamaraso arongera arashyuha atangira kongera kujya kuva yahise arekera icyo ngikira ngo mana we ubuse ngozi iki nuko ndara nundi giye kuguhugura cyo kwa yarekera icyo gikoma ariko mu byukuri cyarandamiye impamvu ko cyandamiye nuko iryo joro no kuvuga ngo iryo joro yanabayemo bari ryo twatemwemo uvuga ngo yabashe kunkura hahandi aragenda akira muri cya cyumba cyo munsi ya saro hariya hepfo nababwiye ko bari badishyize muri saro ariko hepfo cyo hari cyo hepfo hari icyumba arajya afata ibintu by'ibisambi by'ibyenda bibi anta hejuru ariko muri kwa hansiga kagakoma gacyansomesheje y'amazi na bya byenda by'abantu arongera arahapfuka akakapfukisha imyenda rubundi ariko abanje kujicuhura kwa mu mubiko ko yagifatamo hano mu rutugu yese byagira agahenge kubera ko nyuma yaho noneho narambuye akamushatse gushaka kuvuga ariko ntari nabivugane nawe ndambasha kuvuga aransiga muri ibyo byenda umuntu wanga amaze kubinsigamo ejo umunsi weje kurikiyeho haje abantu Kamari Pierre yagarutsemo nanone baje gutaba ya miryango yanjye babafadimwe banje babavyeyi banje ngo bakomeza gusibaganya bya minsi kuko ndari baduhishe baraje banye bacukuriza ntabwo bacukurije imashini mo kagira imana ntombaza imbaraga bari bafite zo gutema abaneza gucukura ngo sicyo zari bubana sibyo byari bubananije baraje bacukura ikino mu cyo binyuma y'inzu ari bafata mirambo bayijyanayo ubwo uvuga ibana yaguyemo nakwema nabantu ndagiye gusaba ibyo kurya avuye abimenyeza kumva muri ya mirambo antandukanya nayo anjya mu cyacyo cyo hepfo baza gutorera mu mirambo baranjyanye mu nanjye n'Imana yakomeje kugenda niyo mvuga integewe muri uyu munsi hano ntabwo imbabazi ndabona imbabazi ntabwo nazinyiga kuzitanga gihe ntabwo wakwije kuko zinyigiriza nabonye koko kwimana buryo bukomeye ubwo ngo iyo baza gutwara abo bandi nanjye ndimo bararagiyemo ariko ibyo buryo ntibyakunze bahundi yari yaguyemo bamaze kujya na mirambo bakayitaba muri icyo kinogo kibatwara ku kanya niho ngaho y'inzu numvaga imirindi kumva amajwi y'abantu hano nabashe kumva mu kuko ariko ubwo nuko nasigaye mva muri ya mirambo bigejeje saa 7 nibuka ko haragasaha ako gasaha hari babyara bacu bakoraga nabyita forodi bazaraga imari bayikuye muri Kenya yari yaranzaniye agasaha keza yanakambaraga rwose nakambara na fieri nyinshi nabaraga isaha yenze isaha yashitse shedete yayikabura shedete yayi haruguru ngo kandi bayisubiza muri Kenya iyo saha rero badukuyemo irangamuntu badukuyemo amafaranga nahoze kubwira barabicagagura aho ngaho ibi byamaraga muntu amafaranga baratwara ari kurebe y'amana yakagasaha kasiye mu mufuka bikabutare nambaye imbere yayajipo ubwo yasize kuragize ndikora ku kagasaha kari mu mufuka niko nabashije kurebaho n'agashere kagace kako kamwe ndebye nsani saa 7:40 saa 7:40 z'ijoro ndaje ndakugesa ubu nakora iki kagakoma ngo yampaye ejo niko kampembuye mu by'ukuri ndi yantaza kukabona umenya nari bunogoke simbizi ariko kubera imbaraga z'Imana hari ukundi kuntu byari bigende noneho karebyeho bara saa 7:40 ndatangiye gutekereza uburyo nshobora kuvaho ntangira gutekereza icyo ndi bukore ngerageje kweguka numva biranze nsubira hasi baraga numva ni nkeya ndongera ndeguka noneho neguse numva hajemo akabaraga ndaje ndikurura gakeya negamira inzu uko negamira inzu ariko uko niko nari namaze gutangira gutekereza ko icyo nakora kugira ngo aho hantu ntaho ndi bujye nahaguma nzahapfira niba hansanga ntundi bazahanyicira nagenda hanze bakabona kufa ni kukufa ndavuga na ngiye kugerageza uko nshoboye pe ntibiko nava ahantu nigira uwo mpura nawe akanyica sava nigira uwo mpura nawe akambwira ati ndaguhisha okay byose birashoboka kuri jewe cyane uvuga ariko ahari ni uruhare runini rwo gupfa ko urabona abanyarwanda barapfuye barakuriye rwose ntacyo ari nizeye cyo kubaho baje rero kuva ahantu saa 7:50 ya minota 10 nahendaga imbaraga ngira ngo ndebe ko nabasha kwava kuko byarankundiye ndaje ndasohoka mu rugo ntuva habaga harangaye icyo cyaga kiragaye naho ngo hari harangaye nsoka mu irembo nca munsi y'urugo harimo akayira kamanukaga kagacaho kwa baba butazaho kagatanduka kakagera kwa Mbarukuze ikintu nibagiye kukubwira Mbarukuze uriya waruzi ko ari umwana data yareze mu rugo iwacu kwa kudushaka kwa ko dugura umusore nk'ubu ukabifite akara hariya mu rugo iwawe ubwo utarashaka ariko umwana ukamumenya ko ari umwana we mukibanira akajya meje ngo ukamubera umubyeyi mama na papa bashakana Mbarukuze yabaga mu rugo ariko abantu bisha umusaza wongera kugwe biciye hafi yo kubwa y'abashirwa nawe yararimo none nuko akumanuka mvuye mu rugo n'ubundi nagiye gutuguka ruko harumwe abayibutaza ndakomeza nigira imbere aho yaho kwa Mbarukuze niho yaratuye n'inzu babaga muri papa yubakiye yarashatse umugore bita Maria
bari bafitanye umwana witaro higambaje sinzira kandi papa ni wabubakiye pe kuva ari umwana wo mu rugo twamutaga musaza wacu katwita mushiki wacu mbese nuko ariko byarambabaje bya bintu ariko Imana imubabarire nta kundi ubwo ngo ngiye kutugwa ku birembo rye bari bafite igitoroshi bagifashe barya umuhoro yabivugaga n'umuhoro uri hafi wowe uri dura rugenda nijoro ndavuga nti nigewe Diorene mushiki wawe nde nti Diorene mushiki wawe nuko namubwiye ko Diorene wahe Diorene mushiki wawe uko kari haye nuko namushira cyaje wamuhoro bahise bamanura ariko gitorosha komeza kukintunga urumve murana gutunze gitorosha urabizi ko imura gutunze gitorosha mu maso udakomeza kumubona neza ariko nariko ngeze ku rugo rwe yaba ari we yaba atari we giye numvaga gupfa nibyo byari biri imbere yo gukira nta bigenda nigeze nkeka nuko haragije ngo Diorene nagiye kumugiraho igitorosha itakimarura usanga harajya n'uwo bitashe imihigo yari umuhungu w'umugabo bitakanya rutoki kandi rutoki yari se wabo ngari kuzungu urumva umwe yari kumwe nawe ni muri umunara wo kwase wabo nuko ubwo waba bari kuri patrol bari inzu ngo zabo batagira umutekano muke sari bwicwe n'intera hamwe ko nazo zari zo nta bari wica umutekano ngo nyine ni bwa buyavuga ati wo tufata turabwica uwo tubona arapfa nuko batungutse hano nandi bitoroshi bahise bayimanura bahita bamfata ukuboko banjyana mu rugo iwabo haraje agiye kumbaza ariko nahise nyinjiza mu nzu haraje agiye kumbaza ngo nase Diorene ntikarame ugiye heye ndamuri naho mva nta naho njye nahise aho mvuye nase uzi ko iwacu babishe ari iwanyu ukabuzi ko mu gihugu hose ibintu byadogereye abanyarwanda bashize atutsi bapfe bashize urese uzi ko arahandi hantu ndi bugi nubwo narinje wawe nawe nushobora unyijyanire cyane unabishobora unyice byose birashoboka ngo oya ngo kwa mwibimbwiye ni kwande bagareba hano mu musaya reba ngo no munzi aho kugira ngo ngeri hari aho nagiye ngo nkongera nkava abona ndibona amaraso ariko yaranabizi ubwo uretse ko kwari kwirengagiza ramba ngo reka ngo nisiga amaraso cyagiye nica abantu ubwo bakugize batyo ngo ngiye bakugize ngo reka ngo cyo kora ngwino mu nzu ngo tubanze tuganire barakomeza banjyana mu nzu kunjyana mu nzu rero yabanyica numvaga ntacyo gero bikivuze pe nta nicyo byari bitwaye numvaga ariko kugeza ahubwo kugira ngo mve no kuri yose nuko twijiye mu nzu ndabaganiza nyine uko nje mbere kuko meze ku mubiri ariko ntari zindi mbaraga mfite muramfasha ko mushoboye mwangumana mukampisha ese mwareka n'ubundi nkakomeza nkarangatana mbonye kanyica byose nakamara kuri giyewe yarebye hasi yandihora yari rambisa iruhande rwabo bose bameze batya iruhande rwanjye aranyitegereza ngo ariko ngo Diorene karame ngo kwabyara Imana ko mwabanye neza wowe koko batiuka kukwica ndabwira ntabwo mbizi na sekondari igihugu cyabaye inyamaswa gusa ndabizi wenda nabo banyica ariko bananje babangijije nta kibazo ngo wakujyana ngo mwarabyara ngo mama yarabyaraga bakamuhimba yarwara bakamugemura bakamurwaza akamenya urugo bakamenya mu rugo ko ntacyo bagutwara bari buryo bwo kugira ngo anyikureho nihagira numbona kanyisha ariko nyikureho atajya kwigirikaho amaraso kandi nto nabashe no kumubona twanaganiriye bari ravuga ngo oya ngo nshimihigo arimo amubwira ngo guma ku rugo ngo njyare Diorene ngo kwabyara Imana ngo ndebe ko wenda nabasha kumwambutsa ngo nkamugeza ndabizi ko bamufasha ubwo barakoze yaramperekeje turambanuka ariko amperekeza tugenda tuganira buhoro buhoro nawe amuka mukeya ariko ari mbabwira ati rero tugiye kujyana aho uri bunanirwe ndagufasha ariko nzajya mbanza gusiga ahantu guhishe mbanza njye imbere mu nzira ati niwumva ndamutse mvugije igikomba kobwa ati nicyo ndibukurembuza babyita kurengura ati ubwo ndabonye ikintu cyangwa mbonye umuntu kugira ngo batakunyambura ati ubwo ngo nawe aho urucece cyuhame kugira ngo batajya gute batakubona bakakunyambura yego ubwo twaragiye turagenda dufata twavugaga Nyawera twamukasi ku kiraro cy'abashiva bose bahiga umuceri muza mu 47 dufata Kayonza tumaze gufata Kayonza twaje kuzamuka mu bihuru twakagenda agira utetape twuducagenda sigamo kugira ngo bazanye kureba ko inzira ari nzima ngo batamunyambura twaje kuzazamuka turenga ibyo bihuru dufata hejuru kuko aho twatugiye kwabyara Imana hari hejuru kwita utagiye Kayonza hejuru neza bamaze ko utudusozi hari ugutoke kuri demo twadusaka dutoya siziri bawo tuzwa ko ndabukiri butoya bitaga Nyundo twende bakureshya n'insina ahubwo insina wasanga izo ndende zidusumbye amakoma aravuga ati giye kubushyira muri izi nsina ubanza uruhuke ufata akaga turaho turi kumwe hanyuma we n'winjira hano kwabyara Imana ko mu buryango hano kwamamaye hari kuri muryango n'ubwo hari umuntu kuzanye n'ubwo hari umuntu muri kumwe uvuga ko ari we wizanye hanyuma niba bari bakwakire ndabibona niba bari kwica ubwo simbizi bakukiye kakucembuza ko ntacyo gutwara niba bara kukakira none ndabona mbite ngenda atari ko nanjye utandaburiza bikamenyekana numvuga none nanjye banyica amakuru azamenyekana atubwo ndabimenye uko yabibwe ariko nabikoze ninjiye mu nzu ariko maze gufata gahenge ho gato mumasaka turi kumwe mu rutoki aho imbere y'umuryango ndaje ndagenda komanga uwo manze bagiye gukingura mbese byari bikomeye cyane nta wabaga adafite umuhoro hafi itoroshi byari ibintu hafi aho bagiye bakingura nabo bafashe umuhoro barya n'igitoroshi ariko ngewe byo kubinkangisha singiye kure ngo mbabwire ngo nari ntinye nari mfite ubwoba no nta bwoba nta mbese ngewe byanjye byari kuvuga ngo ngize amahirwe ntabwo nunyica n'ubundi nzapfa mboranyo ntaka cyangwa se banyice mu bundi buryo bw'urugozo ariko n'ubundi ngomba gupfa
ubwo ngubwo barangibure cyo kora kibara kubona ko ari gihe barabaje ngo bindi bavuga ngo Diorene kari akabyiniro kanje karazwi cyane noneho ngo Diorene we kuko kari yego ngo mama yiwe ngo Diorene disi kwa bazi ko bacu bose babishe babarangije bahise bakiwe ngo Diorene disi mama wabo bajya bamutegura mama bahise bakingura ya matoroshi barayazinya ce atakira mu nzu ngeze mu rugo rwari ko nasanze mu mwana w'umukobwa bita Umulisa niwo wari gwamagana ubwo nawe ni kwa kundi wahungaga z'amatakira ngo yukazire tuvugeze ahantu tanazi ariko kubera umutima bagiraga wa kimuntu nawe bari baramuhishe bakonibuka ko bakize muri plafu ku gice cya ruguru we bakabishyira ku gice cyepfo ariko bagiye badukurikirana muri make bagiye badukurikirana baradufasha akaduha icyayi yamenye yari yaranafatanye kandi rwasangire bari barutebye hangaho ureba bakazajya bumvura buri reka kubwira abantu babarokore uko bana bamwe bakunda inzoga bakunda inzoga cyane natwe abantu dukunda icyayi tugikunda cyane burya ntago baburaga icyayi nasanze turi musirimo icyayi barangije bafatanura amenye kajya bafatanura bagakoresha ibiyiko bende bagaje bagashoro akamanya akumva ndababara cyane ariko akanya gato kaboretse bacishagamo icyayi bacishamo icyayi nakongera nabo umuntu wakuzajya kubumburwa n'ubundi n'indi dosi ikomeye ariko nubwo buryo babashe kumfashamo Umulisa ntabwo yaratemwe ntabwo yaratemwe baramufashaga we bakabimuhera iyo hejuru cyangwa undi gihe bakamana ubundi bamanuwaga nijoro bakambana bakakanda bisebe hano bakakandara amazi ashyushye n'umwenda batetse mu mazi ngo kujya guhatajya mu microbe bagakanda bariza batanura yamenyo bariza kujya kansubizayo naho Umulisa y'abacyo bamufaka nukumbanukayo we nta gikomere yari afite twaje kuhaba rero kwa Habyarimana wenda nihubuse ngo tazaje ariho turi ariko buriya attention buriya nuko ngo inkotanyi zarwanya intambara ntago twavuga ngo ni intambara ikomeye birenze gukomera birarenze abajandari bari bahari bafite imbunda ntuhafa twajyaga tubabona birukanka abasirikare bafite imbunda none iyo babaga rufa ngo bagiye guhangana hano kugira ngo bigize wa mwanzi byabaga ngombwa ko habonekamo bombe habonekamo iki bari bagiye kuvuga ngo ngo ntago twagusiga mu nzu wa ntabe intambara n'ubundi gapfa ntacyo twarakoze twararohiye ubusa none tugiye kukujyana tugira amahirwe yo kubaho uzabaho nitugira muka tugizirwa zo gupfa ariko tabura ko tugutererana cyangwa twagusiga muri inzu baranjyanye ijoro rya mbere twaraho bita kwa Kavuza muri Ndishema yari umugabo washatse afite kwa Nzira batinya afite umudamu bita Nyiradende bose barishe muri jenoside twaraye muri iryo tongo rye ubu barya ikiriri tongo kwa bari bamaze kumuca n'abana be bagendaga bacuga kwiga ariko yatari mose yajya y'icyayi bafatana uramenyo muri sabwo ntumbaza uko twatandukanye rwose ibyo ndumva ngira ngo kubyibuka byangora ariko gusa afite amakuru ko yabaye ko kwabona twabonanye rimwe ariko ngimeze nabi bibisebe basengera bingotanya aho zabashe kumfata zinkuye hari umukobwa wari wahangije muri nyuma yaho numva namubonye rimwe ariko nawe ubona ataratekana pe tukimeze nabi cyane ndumva muheruka ubwo ntawe ugikurira makuru yakora hari bakora inyuma jenoside twabonanye ubwo rero uko bagiye bagendana bageje aho bitira Rutare na Musumba uruvuga ngo hari ivuro rivura amaso ubu ngubu n'ubundi ryari hariko ritaruzura intera hamwe ndetse rishaka no kuhanyicira hariho abanzanze mu rurusi ryamye buriya muri jenoside yitwaga Francine impamvu nitwaga Francine hamwe harimo abaringita baziko ariko nitwa ariko gere nitwa Niyonzima Françoise nkuko nabibabwiye navuga ngo hari umwana w'umukobwa kwa Habyarimana ngo bari bamfite baruvuga ngo bagitiraje n'umwana wabo kugira ngo babashe kubasha kumfasha umwe mu bana babo ku buryo abana baza ngo umwana yabaye iki bakabibaza bafite niyo mihoro bagenda basara bashaka kubatema ati rero se umwana twaye n'abatutsi bahunga bariza bakitabara ntaritabaraga nyine n'ubundi nabo baramutema ati rero se ntabwo uzi ko nabo barapfa ngo babonaga bapfuye kandi barabizi ko bahunganye inkoni bandi bahunganye tibahuye n'abatutsi bahunga baramwica baramutema atako ngo dufashe kugira ngo tumukurikirane haroko kandi France n'ubu harimo barigita ndarigita ko cyane ko rigitiranwa n'iryanjye kwitiranwa n'iryanjye kandi cyane ko nziko ryandokoye nta wari gitabo njijiganye kuri gitaba pe ndabizi ko ari iryanjye ubwo yombi niko nahita ngo nayanjye ubwo rero Rutare na Musumba aho ngaho intera hamwe zashatse kuhanyicira ngo zabeho biti byumba hari byumba icyo gihe Imana iza kudokora umugabo bita Mwizihizi wo papa yagiriye neza akoraga muri therapy ya kera yubakaga imihanda niyo waje kugira aho ngaho ariko ahangura batwaye umuhungu uwo mudamu wo kwa Habyarimana yitwaga Gatanu ubundi nawe mbese nubwo n'ubugire ashobora kuba yaba hari kuretse kongera ngo niba ari hanze niba ari hehe amahuye ntabwo nyazi neza akorebuka ko bigeze kumufwaho bukibara namufungura ngo abumwere nuko nibase bigeze bamutwara abana abahungu beza bambase mani beza ukuntu cyatse mukuru abitarusangana wagiye mu bwicanyi wabo ndabaga ari hasi muri sari wabo baje kureba mamayi wabo ariko mamayi ngo turamutse dusanze ngo ufite nk'inyenzi hano mu nzu ufite umututsi hano muri nonzi umva ngo twahita tukwicara ariko twakwicara tugucigere amubwira mukanga kandi kuturi hejuru yabo muri plafo mu nzi wabo ariko bo bakerekana ko nta muntu bafite ubwo raho ngakwa Mwizihizi mpagera nahageze bankutera Rutare na Musumba ku bavuriro y'abashinwa nuko ngo hari ivura amaso Mwizihizi baje kuza gukurwa na mwibuko kwa Muzinira baje kuza gukurwa yo n'umukobwa bita Mukanigiro wa mugabo Kamari
wumva ukuntu Imana igenda ikoresha n'abanzi bakoresha kandi bagakora ibintu kandi Imana igahabwa icyubahiro mu by'ukuri ubuzima bwacu bugakomeza Mukayigiro ngo twariganye akaba azi gukina ibyo bitaga rene bajyaga guhagarara hano undi hari tugakundana cyane none twahagarara hariya twebwe tukigira abantu bakomeye ko yakumenya gukina cyane bakadutora batwiginga ubwo rero arankundaga cyane yango yaje kumenya yuko ndiho aza kugenda mbiga yavuye aho inkotanyi zari zaramaze kukura umwanzi zarahashyize inkambi z'abantu yarangira bamaze kumenya ko aravuga ati ntabwo nakwemera ko Diorene ajya gupfira iyo ngiyo kandi arumvishe ko ariho abaza makuru niyo waje kunkura aha hantu tugeze mu nzira twaje gusanga hari imirwano intera hamwe zimeze neza intera hamwe z'abasirikare n'abajandarume ariko zirwara zirasa inkotanyi barabagifite indwara twabaye ahantu tuba ahantu mu bihuru kugeza ubwo intambara ituje imaze gutuza gakeya twagendaga tumaritse amaboko tugeze ahandi hantu tuza kuza gusanga bamukanya kumva po bigatuka ha mugora acanganyishwe wacanganyukirwa arangije ati ndo ati jerekani yarafite umwana afite mukoko ahetse n'undi yakore n'igipirika kimyenda ku mutwe arangije atambya bikoresho umwana akayenda gukora hirya akora hino bita nifatira ya ndobo Mukagira afata ya jerekani ati bya yose muri inzira urabona ko hagiye hari abicaye niducunga nayo natwe baratumira ntabwo tugerayo atari ko batoza turabwira ko tugiye kuvoma kandi koko ariko byagenze bese Imana yagendaga idukoreramo kandi icyo tubashe kuvuga twaje gufata ya ndobo ya jerekani tugeze ahantu sinzabyibagirwa mu ishyamba mu gashyamba k'uduturusi umugabo bita Karima umugabo bita Ndabangutse uwo nguwo yajyaga icyapfana n'uwo bita Karemera uwo bita Karemera yego n'uwo bita Indera barabaho bita umuryango baho bita kwa Manyagihugu ahubwo harimo umugabo watemye mama nuko none tubasanga bacyambaye amapara natukura kandi abangutse ngo iyo pantaro itukura yarayihagarariye iwacu sinzabyibagira ushati yayifungiye hasi irimo n'amaraso ziko nubwo bari bacyambaye imyenda batemanye nuko tubasanze mu kugashyamba k'intusi ngo bahamagara Mukayigiro bahamagara Diorene turitaba ariko kuno kuboko kwari kwarahenamiranye bure kwarambuye kwagiye kurambura no kwambuga uko bagiye bamvura yandobora yanyifashe ntya ariko nari nambaye igitenge nkakizira cyane ngo tutabasha kwambara kuko nambaye ari ikintu mva ndasa n'abamba buzumuriro nuko ntarareba mumurimo murajya turajya kuvoma ako kandi ikintu twabashuje no kwambaga turajya kuvoma ngo none se umwe murajya kuvoma ngo mwebwe mubahe kandi turavuga ngo tutubahe hari umuntu ugira haba reka ntawe ugira haba ariko rero tugiye kuvoma ubwo gasozi turiho ntituzana amazi twicara duteke inkotanyi ndiziba zitarahagera inyenzi zizo zitarahagera ntawe avuga inkotanyi ni inyenzi kugira ngo natwe twerekane no kuzifobya no mbese tugiye kuvoma arati none se hari nta kuntu nawe ufite indobo ngiye babwiye bagira bari cyo bambwira ariko na yabyo ndirimo ariko numva umutima bizina mwe ntabanga bari tubarenga umenya tujya mu ijuru simwisi gusa ndabwira yego ndabyemera cyane ndabyemera se ndiho ese nk'ubu ngubu ugenda ko ngira mu nkotanyi mu minsi nk'ibiri nari maze iminsi narazanye hano mu itama aha ngaho iyi nkovu ibyara ni birebire yajyaga ivamo amazi aho natangiye kubona ubuvuzi bakambara ariko kaba harimo umwanya w'inkoruzamo amazi ku buryo niyo yavugaga nirinda wakuvuga naba ntangiye kuvuga nahora igitabo gipfutse hano habaga harimo utuntu duhanda ariko bisa biryohereye wajya harimo umunyu navuga akantembera gutya ku munwa ubwo n'ubu wangu yaje gufatana ariko bitangiye kujya birwarira imbere mu mutwe ari byo nguru uyu munsi barona hangandwara bikomeza kungaruka ariko bizamo imbere mu mutwe noneho n'uvuga ngo rero yarambwiye ngo wowe ni Karame ngo urazana umunyu amasabune muri uko dusuku nguku muri monamo n'inzembe ngo hanyuma Mukayigiro ngo urazana amazi ngo none wakira amafaranga bamereza amafaranga Imana iragahora ku ngoma amafaranga bampaye niyo naguzemo ibikoresho bya mwana bagenda byabanamanye ntwite Imana ikora nk'Imana nuko turemera turikiriza hari ati mwihutire umwe ati kaya gasozi kakayonza mugiye kuvoma hasi yako hariya twebwe turabarengura n'ibikobwa koga n'ibivugirizo nitubone inkotanyi zije muzane mayi muzane masabune n'iki ati hari abantu bajya baza kuvoma bakaza bakabicuruza ngo byo bafata mu nkambi inkotanyi ziba zabahaye ati wera rozana imyunyu amasabune n'ubonamo n'inzembe byarwa byakwereyeho yewe basaga n'ibikoko kwese ko kuba n'umwicanyi nkongera kumubona numvaga ntacyo bivuze imbere yanjye rwose pe nari narabimenyereye ubwo rero twagiye n'izo ndobo tugendana na ya jerekani byaje kurangira Mukayigiro tugeze kuri kagashaga hasi aransindagiza niko byajya amazi mu jerekani make aransindagiza aranzamura ahantu yagejeje hejuru ku gasozi niyo inkotanyi zahise zihurira natwe kuko ako gasozi kakarenza kose zagakontorolaga zitazintwara zinjyana kwa muganga nguko narokotse intera hamwe nguko jenoside navuga narayirokotse mu buryo bugoye ariko Imana yakoze imirimo itoroshye. Françoise ihangane pe ni mu buryo bugoye ndetse cyane kuko Imana yarahabaye cyane Imana yahabaye inkotanyi zarahabaye wanazishimiye cyane zikwiye no gushimirwa kuko zakije ubuzima bw'abantu benshi cyane ariko nanone abahutu bafite umutima nyamutima nabo barahabaye
kwa Habyarimana barahabaye barabakoresheje njye n'ubu ndacyabana nabo yego hatazagira umuntu umbwira ngo kanaka niba bafite ibyo bapfa ibyo bankoreye ndabishima kandi nshima n'Imana yabakoresheje niba umutima bahemukiye rwose pe byaranijeje yego barinze igihango uyu munsi bamwe na bamwe basigaye bitwa abarinzi b'igihango bitewe n'ibyo bagiye bakora urumva ko nawe warukoye nabo bahutu ariko uza no gukurukurwa by'umweko n'inkotanyi n'Imana yawe wari wiringiye iza kukurokora uyu munsi rero navuga ngo waje kubyara wa mwana harya ku itariki zingahe namubyariye ahantu bita Gahini ku bitaro by'Igahini namubyaye ku itariki 14 z'ukwa 1994 umwana ni muzima uretse ko nk'ubu muri iki gihe ni ukuvuga ngo ajya agira ikintu cyihungabana buryo utwite n'umwana ingaruka zimugeraho kwa kundi umugabo ajya akunda guhemukira umugore atwite kwa kundi umugore ashobora kubona ibintu bibabaje numva nifuza ko umugore utwite yabona nk'ibintu bishimishije kugira n'umwana azavukana umutima mwiza n'umunezero ariko yaje kuvuka ku izo tariki nababwiye ni muzima buriya yari n'umukobwa w'umwatirete udakomeye umukobwa ngo wenda mujyaga ngo nari umukobwa ukomeye ariko kora siporo rwose ajya gukina za Kampala akajyayo Bujumbura akajyayo ubu ni mukuru yaravutse cyo kora muri primaire yagiye agira ihungabana rigaragara yajya mu ishuri kandi bamuha ibikoresho by'ishuri ni forme inkweto nta kibazo ariko mwarimu yagira ngo aramucyashya abona acecetse we yanyibuye ko yumvaga adashaka urusaku ntashaka umuntu umubwira nabi ntashaka umuntu wese adashaka umukebura ashaka n'umuvugaho n'urwo rusaku ugakumva rumuguye nabi njye ko ari rwa rundi rwavugaga twirukanka nuko ubwo akajyanga amashuri akava mu ishuri agaheka isakoshi mu mugongo agaheka baga ke akajya kwiryamira mu biro tukamubura tugategeza isaha zo gutaha abandi banyeshuri bataha tukamubura natekereza uri uburyo namubabaranyemo n'abandi bana nabyaye nyuma ndabakunda ariko numvaga ntashaka ikintu cyakora ko uwo mwana kubera ubuzima twanyuranyemo najya kureba ko abandi bana batashye bageze mu magu namubura nkatajya kugira agahinda ntibaze subari hehe nagera ku ishuri gasanga umwana ntawe uhari tugakurikirana ngo abarimu umutima igahagarara abandi banyeshuri bati yagiye kare igihe iki n'iki umurezi ati nari ko yatashye ubwo akaba agiye ku kibazo cyo gushaka wa mwana tukaza kumusanga mu biro by'imihengeri arimo yaryamye n'isakoshi yasinziriyemo byagiye bimubaho kenshi cyo kora bigeza bigenda bicogora no kugarizwa no gufatwa neza njye ngo ntiyaza kurerwa n'undi muntu byari bibi ikibazo ariko gira komeza kugenda mbungabunga ubuzima bwe bitewe n'uko mbuzi